tuvuge nk'urugero, indirimbo ziriho muri iki gihe zikunzwe ni izirimo imvugo twita imvugo z'ibishegu, aho abantu bavuga ibintu bigendanye n'ubusambanyi n'ubukozi bw'ibibi, ariko bakabivuga nk'ibintu basize umunyu, ku buryo umuntu ubyumva yumva ari ubukozi bw'ibibi no gushyira isoni, ariko abantu akaba ari byo bakunze bishimiye, kandi ibyo bintu bigahabwa intebe bigacurangwa ku mateleviziyo ndetse na za televiziyo z'ibihugu, abantu rwose bakabyinjoyinga nk'aho ibyo bintu ari ukuri. Reba inzu z'imyidagaduro, urebe ibyaha bikorerwamo, abana bakiri bato b'urubyiruko bafite imyaka 20, 21, abantu batarengeje imyaka 30, ugasanga barishora mu bikorwa by'ubusambanyi bukabije, ibikorwa byo kunywa inzoga bukabije, ibikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge no kwiyandarika mu buryo bwose buteye ubwoba, ku buryo ureba ukabona yuko mwagira ngo bari mu igare ribirukankana ribajyana mu kurimbuka,